nyagasani yita ku bakora ubutumwa yabahaye arahumuriza intumwa ze. Bakristo bavandimwe, nimuze tujye mu butumwa. Dore amasomo tugiye kuzirikana kuri wa gatandatu w'icyumweru cya mbere cya Adventi, tariki ya 7 Ukuboza 2019. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 30, umurongo wa 19 kugeza kwa 21, no 20 kugeza kwa 26. Zaburi ni 147. Ivanjiri ni yanditswe na Matayo, umutwe wa 9, umurongo wa 35, n'umutwe wa 10, umurongo wa 1, uwa 6 kugeza ku wa 8. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu yazengurukaga imijyi yose n'insisiro, yigisha mu masengero yabo, akwiza inkuru nziza y'ingoma, ari nako akiza icyitwa indwara n'ubumuga bwose. Abonye iyo mbaga y'abantu abagirira impuhwe, kuko bari barushye kandi bameze nk'intama zitagira umushumba. Nuko abwira abigishwa bati, imyaka yeze ni myinshi, ariko abakozi ni bakeya. Nimusabe rero nyiri imyaka yohereza abakozi mu mirima ye. Amaze guhamagara abigishwa be 12, abaha ububasha bwo kuganza roho mbi no kuzirukana, nubwo gukiza icyitwa indwara n'icyitwa ubumuga cyose. Arababwira ati, nimusange intama zazimeze umuryango wa Isiraheli. Aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Mukize abarwayi, muzura abapfuye, ababembe mubakize, mwirukane roho mbi. Mwahawe ku buntu, mutange ku buntu. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Dufashijwe n'amasomo y'uyu munsi, tugiye kuzirikana ku butumwa, kujya mu butumwa. Mu isomo rya mbere turumva ukuntu Uhoraho azagarura icyizere mu muryango we wari warajyanywe bunyago n'Abanyasiriya. Izayi arawukomeza wizeza ko Imana ibazirikana, ntabwo Imana yibagirwa umuryango wayo. Naho mu Ivanjiri Yezu arohereza mu butumwa intumwa, nyuma yo kubatoza no kubaha ububasha, arabohereje ati, nimusange intama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli. Intumwa zigiye mu butumwa. Ijambo ubutumwa rituruka he bavandimwe? Burya ijambo ubutumwa rifitanye isano ikomeye na misa. Ijambo misa biva ku nshinga y'ikilatini mitere, mu gifaransa bikavuga ngo envoyer, mu kinyarwanda gutuma cyangwa kohereza. Ni naho hava ijambo mission, ubutumwa. Mu kilatini nanone interero ya nyuma isoza misa iragira iti ita missa est. Mu gifaransa bikavuga ngo allez c'est l'envoi, ni mugende mu butumwa. Iyo misa isoje, umukristo wese aba agomba kujya mu butumwa, nta n'umwe usigaye. Hari benshi bagira ngo ubutumwa nubwo abarejiyo, abakora kwa padiri, abihaye Imana, ngo n'abandi babyifuza. Oya, ubutumwa n'ubwa twese ababatijwe. Tukiri abana bato twajyaga tujya ku mukecuru kwa nyogokuru gusaba ku biryo, kubera ko twari abana benshi kandi ibiryo bidahagije. Nuko mukecuru agatarika isahani hasi ati, umwana urya kuri ibi biryo nuwemera kuza kunkorera, akaza kujya kumvomera amazi no kuntahiriza udukwi. Rero ntihagire undira ku biryo niba ataza kwemera mutuma. Twakumva iyo mirimo yose aza kudukoresha, twareba n'ingano y'ibyo biryo, abanyantege nke tugahita twikura tukigendera, hagasigara uza gutumika akaba ari urya kuri ibyo biryo. Bavandimwe, iyo twaje mu misa twumva ijambo ry'Imana, tugatora n'igitambo cy'Ukaristiya. Ibyo bice byombi bidufasha guhura na Yezu, kugeza nubwo dusangiye ku meza y'amatagatifu umubiri n'amaraso bye, tukaronka imbaraga za roho zidufasha kurwana urugamba rw'isi. Uwo mukristo rero wahawe Yezu, ni nawe Yezu yongera kugirira icyizere, akamutuma ati, genda amahoro, genda mu butumwa, ushyire ubutumwa abo wasize. Muri abo dutumwaho harimo abapagani, abahakanyi n'ingegera, abanangiye, abanyantege nke, abasaza, abakecuru, abakene, indushyi, abarwayi, imfungwa, imfubyi n'abandi bose bakeneye Imana. Ntibihagije kuba umukristo ku izina gusa, ntibihagije gufungura ku meza ya Kristo niba udakora ubutumwa. Niba uzi ko utazakora ubutumwa, reka n'iryo funguro. Pawulo mutagatifu
mu ibaruwa ya kabiri yandikiye Abanyatesaloniki umutwe wa 3 umurongo wa 10 aragira ati, niba hari udashaka gukora ajya reka no kurya. Bavandimwe, abanebwe benshi baboneka ku isahani, bagacunga ameza ateguye neza bakabona kuza, ariko bagera ku murimo bakazimira bagahunga. Ubu nabwo n'ubusambo bavandimwe. Nta mukristo wakwibeshya ngo yabuze ubutumwa. Erega na babandi wasize mu rugo, iyo uvuye mu misa ukabavugisha neza, ubukoze ubutumwa bukomeye. Basigara bavuga bati, uriya yahawe Yezu yagiye mu misa koko. Ukaba intangarugero mu kubaka kiliziya, gutanga ituro rya kiliziya, gufasha kiliziya, kwitabira umuryango remezo. Ubwo nabwo n'ubutumwa. Gukora ubutumwa ntabwo ari gusa gufata urugendo rw'amaguru. Ushobora no gutanga message nziza kuri telefone, ukavugira neza kuri telefone, ubundi abakumvise bagahinduka, bakemera Imana, bakegera Imana. Iterambere, telefone, YouTube, WhatsApp, Facebook, itangazamakuru, radio, televiziyo n'ibindi byinshi dukoresha mu ikoranabuhanga. Aho kuba ibikoresho bya sekibi cyangwa imiyoboro ya shitani tubikoresha nabi mu biterasoni n'ubundi bugegera bw'iyi si, ahubwo abakristu tuba bambere mu kubikoresha neza, dukoreraho ubutumwa bwa Yezu, dufasha abantu kwegera Imana no guhinduka. Bavandimwe, isi yabaye nto kubera iterambere. Nidukoresha iryo koranabuhanga n'iryo terambere dukora ubutumwa. Gusa twibuke ya mvugo y'Ikinyarwanda igira iti, kora ndebe irutavuga numve, baho ndebe ikabibanziriza byose. Ubutumwa bwose wakora muvandimwe, wagenda imisozi n'agasozi, wafasha abakene, wakwigisha ijambo ry'Imana n'ibindi byinshi wakora. Ibyo byose ni byiza, ariko igisumbijeho kurenza ibyo byose ni urugero rwiza rw'ubuzima bwawe. Ukubaho bishobora kuyobya benshi cyangwa bikayobora benshi ku Mana. Ubuhamya bwiza bw'imibereho yacu nibwo bukora ubutumwa by'ukuri. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas, murezi mu iseminari ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu.